Bice 4 umurongo wa 15 haravuga ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko kumurikira. Amen. Twongere dusome ibice 4 umurongo wa 14 urwandiko Paulo yandikiye Efeso. Haravuga ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko kumurikira. Amen. Turashima Imana iduhaye umugoroba mwiza abangana gutya duteraniye imbere yayo. Imana ihabwa icyubahiro. Turashima ikaze ndetse n'ubutumire mwadutumiye. Ntabwo biba byoroshye gutumira umuntu maze ahagarara mu gatuti agira icyo asangiza abantu. Ni ibintu bikomeye muri iki gihe kubera ko inyigisho ni nyinshi, ariko turashima Imana icyizere mwatugiriye itorero. Imana ihabwa icyubahiro. Turashima Imana ko turi hano ni iwacu, nubwo dusengera hatandukanye, ariko twebwe twese turabaniriza. Intego ni imwe, icyerekezo ni kimwe, n'umwanzi duhanganye n'umwe. Turashima Imana rero ko twisanze hano. Imana ihabwa icyubahiro. Pasiteri yaraduhamagaye ku cyumweru nka none ngo wabe kuwa gatanu ngira imbogamizi, ndaruha ndamwandikira ngiye kumubwira ko bitagikunze, ariko ngo numva uko ansubije ndabireka. Rero ndashima Imana ko twaje tukamusoza umugambi wayo. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira bene data twazanye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Bavuga ubutumwa bose kuba banemereje bakabaje gukora. Imana ibahe umugisha. Ndashimira bene data bose bari hano dukorana umurimo. Amazina yanjye nitwa Maître nsengera muri Belize, korera muri timu zibiri, Ikiyumbe ni abavuga ubutumwa. Ndashimira bene data bose bari hano batandukanye b'abayumbe. Imana ibahe umugisha. Turashimira perezida. Imana ibahe umugisha waje kubana natwe. Dufite amasengesho irangoni zitariki z'ikicumweru muri weekend. Tuzaba turi hano, tuzaza kwinginga Imana. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Kiriho Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Twarabanye n'umushirika wacu y'epfo. Twishimiye rero ikaze ryanyu. Imana ibahe umugisha. Tuganira ijambo ry'Imana umwanya utari muremure. Ijambo rivuga ngo gukanguka. Dukanguke tube maso. Hallelujah. B'Imana icyubahiro. Hallelujah. Tayindi mana ziringira, tayindi zashira, imirimo ye tayindi mana tayindi zashira, imirimo ye tiziororeka. Nico gituma bivugwa ngo usinziriye we ukanguke uzuke Kristo abone uko kumurikira. Bwana sifiwe. Amen. Bibiliya ivuga ibitotsi, ntabwo ibivuga ibitotsi birya tuzadusinzira mu kanya ka saa 4 cyangwa saa 5. Hari n'abandi bazasinzira saa 3. Ntabwo ibivuga biriya bitotsi biriya tuzadusinzira, kuko hari abaza babibura tukaja kubasengera kubera ko babuze ibitotsi. Ariko hari ibitotsi ijambo ry'Imana riza rivuga. Ni ibitotsi byo mu mwuka, ibitotsi umuntu asinzira akananirwa kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwe agasinzira. Bw'Imana icyubahiro.
reka gusinzira, uzuke Kristo abone uko akumurikira. Twigeze gusinzira ka 2016 ariko duhuriye ahantu mu cyumba, twagiraga icyumba cyo gusengera, ariko tugera muri periode yo gutangira gusenga tugasinzira, ngo turangize turibazanya twenyine, turavuga ngo se kuki turi mu gutangira gusenga tugasinzira byagenze gute? Bamwe baravuga ngo ni umuruho, abandi baravuga ngo wenda ni igihe, ariko tuje gusenga Imana dusanga twinjiwemo n'umuntu wabanaga natwe, watangaga umusanzu, tugakora imirimo yose, ariko iwe aza aje kutunaniza. Imana tubabarire ngo dusenge, Imana iratubwira ngo niwe watubereye ikibazo. Icyo gihe twagaza dusenga aya masengesho yo kwaka imbabazi, umuntu agasinzira. Turagije twaramuhamagaye nyine muri discipline y'ikiyumbe, tumubaza impamvu yabyo. Nari mbabwiye ngo icyo gihe ntabwo twasinziraga ibitotsi bene ibi ngibi bisanzwe. Imana tubabarire, duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hari ibitotsi Satani aza gusinziriza akakwibagiza ko uri umukristo, ugomba gusoma ijambo ry'Imana, ugomba gusenga, ugomba guhagarara mu mahame y'Imana. Ugasinzira, ukaba kure n'ijambo ry'Imana, ukaba kure na Bibiliya, ukaba kure no gusenga, ukaba kure no kuririmba, kubera ko wasinziriye ibitotsi zo mu mwuka. Bwana sifiwe. Paulo yandikiye Abefeso, bari barasinzirijwe n'ibintu bitandukanye. Icyambere ngo bari barasinzirijwe n'imiruho n'akazi. Muri Efeso ngo habaga akazi kenshi, ngo bakirirwa mu mirimo yabo, ngo bagataha baguye agacuho, ngo bibagirwa gusenga. Icya kabiri ngo bari barasinzirijwe, ngo n'ingoro bari bararemye z'ibigirwamana, abantu ngo batangira gukorera izindi mana zitari Imana ya Isiraheli, ngo batangira kuramya izindi mana, bibagirwa Imana ya Isiraheli, barasinzira. Icya gatatu ngo bari bararemye ibyumba by'ubusambanyi, ngo barinezeza abagabo n'abagore, ngo barinezeza ngo mu buryo buri hejuru, ngo bibagirwa gusenga. Paulo ngo abimenye arabandikira, arababwira ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye ukanguke uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hari ibintu byinshi bisinzirije abakristo muri iki gihe, ariko ijambo ry'Imana riratwihanangiriza kugira ngo dukanguke, kugira ngo Kristo atumurikire. Taindi mana, jamais les qui n'a kutaraga imirimo ye tizirondoreka. Taindi mana, nuko ibihe turimo biradusaba kuba ho mu buzima turi maso. Kuki tugomba gukanguka, kuki itorero rigomba gukanguka, nuko ibihe turimo bidusaba kuba maso. Kuko turi mu bihe bihari dutwara abagabo bari bahagaze neza, basenze Imana, babaye mu bicaniro. Ibihe ko biradutwara abagore bari barasenze, bapfukamye imbere y'Imana barasenga. Ibihe ko biradutwara abahungu barabizerwa, n'abakobwa bari bahagaze mu mahame y'Imana. Iki ni cyo gihe cyo gukanguka tukaba maso. Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Iki ni cyo gihe umuririmbyi yarinze aravuga ngo igihe turimo ntabwo ari icyo gukinisha, kuko ni igihe cy'intwari zinaniwe.
Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'Imana ngo buratwarana kandi nitwarane ngo nizo zizabugisha mu imbaraga. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ukurya no kunywa. Ubwami bw'Imana ni ubw'abanyembaraga. Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ubw'abanyembaraga nubwo abagabo bahagaze basenze babaye maso ku manywa na nijoro, nubwo abagore bahagaze mu mahame y'Imana bahaye basenga binginga Imana. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo, ntabwo ari ukuvuga histoire y'Abanyesirayeli ko bavuye muri Egiputa, ntabwo ari ukuririmba indirimbo ziri hejuru cyangwa zitonda, ntabwo ari ugusenga mu bivakano. Ubwami bw'Imana ni ubw'abanyembaraga. Biradusaba kubaho mu buzima bukangutse. Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kanguka wewe usinziriye, ijoro rirakuze riranikiza, dore agakiza karatwegereye. Ngo barindira ko umukwe aza, ariko ngo habaye mu gicuku umukwe ngo aratinda, bose ngo barahurikira ngo barasinzira, ariko ngo habaye mu gicuku urusaku ngo rube, ngo baravuga ngo umukwe araje. Abatanu ngo baboneza amatabasa yabo, abandi ngo bagerageze biranga, ngo babwira babo barabwira ati ngo dutize basi tukabana amavuta, ariko ngo barababwira ngo ayo dufite tibikunda ko twayasakira. Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ntabwo bikunda, ayo dufite araduhagize. Ubukristo ntabwo buza gusangirwa. Ubukristo ni ikinege, nunebwa uzanirwa ku giti cyawe, nunanirwa uzananirwa ku giti cyawe, nubishobora uzabishobora ku giti cyawe. Bibiliya ivuga ngo umwana ngo ntazazira icyaha cya se, kandi ngo na se w'umwana ngo ntazazira icyaha cy'umwana. Bibiliya ikavuga ngo gukiranuka k'umukiranutsi ngo kuzaba kuri we, no gukiranirwa k'umunyabyaha nako ngo kuzaba kuri we. Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ukibeshye ngo pasiteri ahawe azagusengera, hari aho azakugeza, ariko kandi hari aho wenyine uzitangira raporo. Pasiteri agasubira inyuma akavuga ngo aho tugeze ni ku giti cyawe. Tugomba kuba maso, kubera ko ibihe twaye dukoreramo, isi turimo kiradutwara abagabo b'abanyembaraga. Imana icyubahiro. Tugomba kuba maso, kubera ko Satani ahaye yigarurira imbaga nyamwinshi y'abakristo, karayobya benshi. Satani karatuyobereza imiryango, akatuyobereza abapasiteri bari bahagaze, akatuyobereza abahungu n'abayumbe bari bahagaze. Kubera iki? Kubera gusinzira, kubera ibitutsi. Imana icyubahiro. Haleluya. Ibitotsi bizabibwira umuntu ko ari amahoro, integeke zizazibwira umuntu ko ari amahoro. Umuntu akaryama ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Integeke zizazikubwira ko uri mukuri kandi warayobye. Integeke zizazikubwira ko uhagaze, n'abantu bakubwira ko ufite intege nkeya ugashora urubanza. Ariko kanguka, uzuke. Iyo umuntu ari mu bitotsi, Bibiliya ntimufata nk'umuntu usinzira ibitotsi bisanzwe, imufata nk'utakiriho, kuwapfuye mu buryo bw'umwuka.
adutegekera nishi iyo zigwiriye zizazigwiza ibyaha. Yakobo yaravuze ngo iryo rari ngo rizarikura ngo rigatwita ngo rikabyara icyaha nacyo rikabyara urupfu. Imana icumi. Haleluya, haleluya. Ukanguke batavuze ngo tuze gusenga, ukanguke batatangaje amasengesho, ukanguke uri mu wawe, ukanguke uri mu nzira, ukanguke ube maso. Uziko dufite abakristo basinziriye mu buririmbyi, ni abaririmbyi ariko barasinziriye, ni abayumva ariko barasinziriye, ni abapasiteri ariko barasinziriye. Bakora umurimo w'Imana, bagaragara nk'aba bakora umurimo w'Imana, ariko misi y'umwuka barasinziriye. Imana icumi. Haleluya, haleluya. Ashobora gutanga amaturo n'icyacumi, ashobora kugaragaza presence imbere ya pasiteri agasaba y'uruhusa, ariko misi y'umwuka arasinziriye. Bibiliya iravuga ngo abagore babiri bamaraya ngo baja muri maternité barabyara, ariko ngo habaye mu gicuku umwe ngo aryamira umwana aramwica, ngo yiteye hejuru kumwosa ngo asanga umwana ntakiriho, ngo yigira inama yo gufata umwana upfuye ngo amushyira mu gituza cya mugenzi, afata urya muzima ngo amugira uwe. Bibiliya iravuga ngo bukeye mu gitondo wa mugore ngo yitegereze umwana ngo abona se umwana yibyaye, amwitegereje ngo abona se umwana yibyaye, ngo arebe mugenzi we ngo abona umwana afite, ngo abona afite umwana we. Urubanza ngo ruraba. Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Urubanza ruraba. Iyo umuntu yasinziriye azahabwa ibitaribye. Iyo umuntu yasinziriye mu mwuka hari ibintu azahabwa bitaribye. Uzikora abantu babaye abagome bageze muri iki gihugu, umuntu akaba umuturanyi wawe akakugira mubi ukaba gito, tukaguhunga twari tuzi kuri mwiza. Uziko abantu bari guhanguka bakuze barasenze Imana, bakaba imbere y'Imana, bakabona ubwiza bw'Imana, bagasogongera ku mpano z'Imana, ariko tukaba tubafite barahangukiye mu kanisa. Iyo umuntu yasinziriye azahabwa ibintu bitaribye. Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Abantu bagendana intumbi z'Imana zitagikora, tabaza ryazimye, barindagiye ariko bagaragarira imbere y'abantu nk'abantu bahagaze, ariko bararindagiye. Ariko birayavuze ngo nicyo gituma bivugwa ngo ukanguke uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Imana icyubahiro. Yesu ahimazwe cyane. Nta kintu kibi kibaho ko gukorera umurimo w'Imana mu kurindagira utaziyuje. Iteka ryose iyo ukoze umurimo w'Imana, iyo uririmba utaziyuje urarindagira. Ushobora kuririmba kuko n'abandi n'isi dufite abaririmbyi b'isi bararirimba. Bibiliya dufite abagabo bari mu gukora ibyaha bafite Bibiliya. Bibiliya yaramenyerewe, abantu bararisinziranye ntibakicibuka ko ari ijambo ry'Imana, so tuyihungura ku cyumweru tukaza. Abantu bakeneye ivugabutumwa ribabwira ko ibintu bimeze neza kandi bazagirirwa neza. Ni byiza, ariko biradusaba kuba mu buzima bukangutse. Turasabwa kuba mu buzima bukangutse. Biradusaba kuba mu buzima twari tumenya, tugomba kumenya tere turimo, twari dukoreramo. Imana icyubahiro.
timu ushobora kuyobora ariko utazi nkayisha. Dufite abagabo benshi bahera bakora umurimo w'Imana mu idini. Soze bahera bakorera umurimo w'Imana mu idini. Idini tirishobora kugucaha, tirishobora kukwereka amafuti, tirishobora kukwereka intege nkeya zawe, tirishobora kukwerekera. Ariko Petero yaranditse aravuga ngo iherezo rya byose ni bugufi. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo niba urubanza rwo ruzahera mu nzu y'Imana, rugahera mu itorero, rugahera kuri bishop, rukamanuka rukagera ku mukristo wo hasi, aravuga ngo iherezo ry'abatumvira ubutumwa iryo ngo rizaba rimeze gute. Ijambo ry'Imana ryaravuzwe, ubutumwa buravugwa, indirimbo ziraririmbwa, ariko kugeza ubu hari abantu basinziriye mu itorero. Ubundi itorero ntabwo tugowe n'abantu bari hanze, ntabwo tugowe n'abapagani bari hano hanze. Itorero intambara rifite, tugowe n'abantu batwijiyemo basinziriye mu murimo w'Imana. Iyo bagenda, iyo bagaragara nk'abantu bari bakora umurimo w'Imana, ariko mu isi y'umwuka ni abantu baje kunaniza umurimo w'Imana. Imana icyubahiro. Haleluya! Iyo bagenda, iyo muri quartier bagenda, iyo tubabona mu baririmbyi, iyo tubabona mu banyamasengesho, bagaragara nk'abantu bahagaze ariko baje kutunaniza. Ubundi mu itorero haba abantu batatu. Umuntu wa mbere ni umuntu wakijijwe, akamenya Imana, akamenya ijambo ry'Imana, akaba mu bicaniro, ariko yamara agasubira inyuma. Abasubira inyuma baba mu itorero, barya baza bavuga ngo igihe cyacu ngo si uku twabikoraga. Barya baza bavuga ngo twebwe igihe cyacu ni uku twabikoraga, bagasa naho iki gihe bakirenze. Umuntu akabaho mu itorero ariko yarasubiye inyuma. Abo ngabo turabaha, kandi abo ngabo bazi Bibiliya, ijambo ry'Imana, baza bamenya amateka y'ijambo ry'Imana. Uzi usoma Bibiliya bakavuga ngo aho yataye ni ahangaha. Iyo usomye Bibiliya bazavuga ngo yahushije. Iyo uririmbye bazavuga ngo yaririmbye ariko yahushije. Iyo usenze bazavuga ngo yasenze ariko yishe gahunda. Abo turabana mu itorero. Imana icyubahiro. Abantu ba kabiri ni abantu baje kutunaniza. Turacyafite abapagani mu itorero bagisinziriye umurimo w'Imana, bagikora ibyaha bakabikorera mu buririmbyi, bagikora ibyaha bakabikora ari abanyamasengesho, bagikora ibyaha ari abashumba bayoboye intama. Abo turabafite, ntibarakizwa na n'ubu. Tubabajwe nabo bagikorera Satani ariko bari mu itorero. Imana icyubahiro. Bagikorera Satani, barimo ijoro rigifata bakarara hatandukanye, barimo iyo umwijima ubaye hari aho baza barara, iyo umwijima ubaye hari aho baza baja. Babandi barimo Mukiza Dakia, ni wewe wataruye ijoro batubamo. Twigeze gusenga, noneho
twari dusenga hari ijoro rimwe umuntu akambwira ngo sohoka uje kureba umuntu wishe igitaramo kiza gipfa. Murabizi ko igitaramo kiza gipfa mugakukubira bikanga, mwaririmba bikanga, mwasenga mugasa n'abagonga urukuta. Uwo munsi kiradupfana, hari nka saa 9 za nijoro. Umuntu ambwira ngo sohoka uje kureba umuntu wishe igitaramo. Ndasohoka sinamenye icyaje, ndagenda nsanga umugabo umwe ahagaze ahantu yambaye igikoti cy'abakose yagishize mu bitugu. Wa mugabo naje sinamenye ibyakurikiye, naramuzungurutse inshuro kazingahe nja kuzana uwacu ngo arebe ibyo mbonye. Ibyo yari umunyetorero twarasenganaga, abo turabafite baje kunaniza umurimo w'Imana. Turabana turasengana tuzo dutanga amaturo, ariko baje kunaniza umurimo w'Imana. Imana tubabarire cyane, tuyimana icyubahiro. Bari maso kumama na nijoro bakorera Imana. Bibiliya iravuga ngo basamweli baracyariho. Hari umuririmbyi waririmba aravuga ngo basamweli baracyariho bagikora ibyo Imana ishaka. Haracyariho baririmbye bahaye baririmbira Imana mu kuri no mu mwuka. Ntimugacike intege. Bwana sifiwe. Muze duhimbaze Imana. Tambuke.